muri gahunda yo kurwanya abo bita abakomisiyoneri cyangwa se abantu biyitirira inzego z'ubutabera bakariganya abantu amafaranga, hafashwe uwitwa Mukahabimana Beatrice w'imyaka 35. Uyu nguyu afatanyije n'uwo bita Siborurema Jean Claude. Uwo Siborurema Jean Claude turamuvuga, aragushakishwa. Bari gushakishwa kuko yamenye ko bagenzi be bafashwe. Ngira ngo nabumva iki kiganiro bakaba bazi aho Siborurema Jean Claude ari, bamenyesha ubugenzacyaha kuko ari gushakishwa afatanyije n'uwitwa Mukahabimana Beatrice namuvuze ndetse na Nigena Claudine. Mukahabimana Beatrice uyu nguyu afatanyije na Siborurema Jean Claude bashakisha amakuru y'abantu bafunzwe bakurikiranyweho ibyaha runaka, bamara kuyabona bakayakoresha bahamagara abavandimwe, umugore cyangwa se umugabo ubumwe muri bari abantu bafunze. Uwitwa Mukahabimana Beatrice nk'umugore arahamagara kuko bizwi neza ko abagore iyo agize uwahamagara, ntabwo abagore bazwi muri ibikorwa bya escroquerie cyangwa se by'uburiganya. Ibyo rero impamvu bakoresha izina ry'umugore guhamagara yitira umugenzacyaha cyangwa se yitira umupolisi cyangwa se izindi nzego, uyu nguyu yumvikana vuba kuko ari umugore, ntabwo tubamenyere muri ibi byaha. Ibyo rero bikagusha mu mutego ushuka. Yamaze muhamagara yigize umugenzacyaha akamubwira amakuru ku muntu we, ari umuvandimwe, ari umugabo cyangwa umugore ufunze. Hanyuma uyu nawe Nigena Claudine nawe anyuzwaho amafaranga baciwe. Uko babikora rero, Mukahabimana Beatrice bahera kuri step 1 cyangwa phase 1, gushakisha amakuru. Yo maze gushakisha amakuru y'umuntu runaka, ayo makuru niyo bakoresha. Navuze ko amakuru bashaka nayo umuvandimwe uri hanze, umugore cyangwa se umugabo ufite umuntu ufunzwe ukurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Iyo aya makuru yo bamaze kuyabona, Mukahabimana Beatrice roreye ni ukwita umugenzacyaha agahamagara wa muntu. Iyo amaze kumuhamagara akaba yumva wa muntu wahamagawe hari ukuntu ibyo amubwira byumva, bajya kuri step ya 2 yo kumwumvisha ko dosiye ye ikomeye ariko hari icyakorwa ikoroha. Ubwo rero yifashisha ya makuru agahamagara umuvandimwe, inshuti, umugabo cyangwa umugore, akamuga ko dosiye y'umuntu ufunze ikomeye, akamwumvisha ko ikomeye pe, tariko gukomera kwayo cyangwa koroha kwayo biri mu biganza bye. Akamubaza ati se icyo mvuze ubwo uracyumvise? Undi nawe yasubiza ati ntabwo nsobanukiwe. Akamubwira ati ejo uzaze kuri station iyi niyi tubonane. Kumubwira ngo gukomera cyangwa koroha kwa dosiye biri mu biganza byawe ni imvugo z'abaryi ba ruswa, ni imvugo z'abescro, ni imvugo z'abariganya. Icyo gihe rero nk'umuntu ufite umuvandimwe we ufunze, hari igihe yubahiriza ya gahunda yamutumiye kuri station. None yamutumiye kuri station rero ngo tuzahurire kuri station, undi nawe atangira kusa nk'uwizera